Murakoze nonye ndabasuje mureke dukomeze ibintu bitanu bikubuza gutera imbere. Iki ni bitewe n'ikigare uryohewe n'umushahara wawe ni cyane. Comfort zone ni ukuvuga ahantu umuntu yumva amerewe neza. Ahantu wumva umerewe neza ariko ahantu nyine utazabona impinduka niho handi usanga kuryoha. Abantu benshi baba bari muri comfort zone bikorwa n'ibisanzwe gusa. Nyine ibikorwa byabo bya bintu nyine bishimiye kuba mu nzu bagiye na salo bafite risiki zo kuba bajya gufata ibyumba bibiri na salo ko guhora udatuma ubuzima bwawe budamara ibyo bituma ubaho neza kurusha. Ntibashaka challenge, ntibashaka kwiga ibintu bikomeye, ntibashaka impinduka, ntibashaka kuba kubazwa byinshi. Kumva nyine umuntu udashaka ibintu byose aba yumva uri kumubanga. Hari nk'abantu babwiye ati iyo myaka itanu yose umaze ukorera umushahara we yica n'icyizere, akumva ndamukomerekeje, akumva ndamututse. Hari iki kiganiro naje kugushimisha cyangwa kugusetsa kugira ngo ibintu bitanu bikubona wowe utabizi nyuma y'aho wumviye iki kiganiro ugashaka ngo tubihinde kuko niyo mpamvu naje nkakira ino channel ako sinye ko muhinduka. Iki kiganiro ntabwo wacyumva ngo uburemo ikintu na kimwe, wagenda ugasanga mu buzima bwawe ugikora nawe utabikizi. Comfort zone isa n'abantu, comfort zone isa n'ahantu heza ariko ushobora kuba gereza y'iterambere ryawe. Abantu buriya abantu bari muri gereza ntabwo ari bariya tuzi tubona hano. Natwe dufite gereza nyinshi tubarizwamo. Usanga uri muri gereza y'ibitekerezo bya kera, gereza y'imitekerereze iciriritse, gereza urugero umuntu avuga ati ndashaka amafaranga menshi ariko ntashaka kwiga business, ntashaka gukora overtime, ashaka nyine gukora iminota tugahita asoza akazi. Ntashaka guhindura imico ye, ntashaka kuvuga ubuzima, ntashaka nyine nagashaka kuva mu buzima busanzwe, ashaka nyine kugira muri bya bintu ya mama warara. Aho niho comfort zone. Hano usanga abantu benshi bibera mu mudamara. Tuganire uburyo wabivamo. Ikintu cya mbere kora ikintu kigutera ubwoba buri cyumweru. Icya kabiri menya abantu bashya. Icya gatatu jya ahantu hashya. Icya kane wige skill nshya. Icya gatanu emera gutangira uri beginner. Wibuke niba ntacyo uhinduye nta n'ikizahinduka bro.
buzima bwa buri munsi kandi mu bice bitandukanye, muri domeni nyinshi zitandukanye. Ndaza no kugitindaho. Ikintu kugereranya n'abandi. Uyu munsi social media yongeye ikibazo cyabaye kirekire cyane. Urasanga ku mbuga nkoranyambaga hariho ubuzima abantu usanga abo banabwerekana batabamo. Umuntu ngo yasohotse buri munsi, biriya ni ukwamamaza, biriya ni ukugira ngo muhore musipendinga, muhore mutakaza na duke mwari mufite. Uyu munsi social media ikibazo cyahise kikuba mu masegonda. Ubona abantu bafite imodoka nziza, inzu nziza, ubukwe bwiza, bizinesi nziza, ubuzima busa neza, maze nyine ugahita wumva ko wasigaye inyuma. Ariko ntiwibuka ko ubona ibyo ngibyo baguhise nyine, ibyo nibyo bahisemo kukwereka. Ushobora kubona ifoto ukabona ifoto iseka, ariko nyuma nyiri iyo foto muri we ababaye. Rimwe na rimwe ibintu tubona kuri interineti aba ari fake life, kandi abenshi babyizereramo bakumva ko aribwo buzima nyabwo. Nubona imibabaro yawe, imyenda yawe, imihangayiko yawe, ibitotsi babuze, ibyo batanze kugira ngo babigereho, kwigereranya n'abandi bitera ishyari, kwiheba, kudafokasi, guhagarika urugendo rwawe. Wibuke hari abantu batsinda kare, hari n'abandi batsinda nyuma. Ubuzima ntabwo ari irushanwa. Reka tugire icyo twakora. Icyo gukora rero ni iki? Icya mbere, reba poroguresive yawe. Jya wishimira intsinzi z'abandi. Icya gatatu, gabanya social media ikagufasha. Icya kane, kwihangana mu rugendo rwawe. Igice cya gatanu, udashyira mu bikorwa. Iki kintu nacyo kiri mu bintu bisubiza abantu. Mbega gufata ibyemezo no gufata imyanzuro biroroha, ariko igikomeye cyane ni ukubishyira mu bikorwa. Iki nicyo cya nyuma kandi gikomeye cyane. Ugashyira mu bikorwa ibyo uzi. Abantu benshi basoma ibitabo, bakumva ibiganiro, bakumva motivation tubagezaho, bafata noti, barandika pe! Wari umuntu ufite agakayi wandika bro, azi byinshi, ariko knowledge idashyizwe mu bikorwa ntacyo imara. Ubumenyi utabyaza umusaruro ntacyo bumara. Wakabiretsa kugira ngo ujye guta umwanya. Gera ku gihe wataye, uhere ku mafaranga wataye. Niba wumva kino kiganiro, ibyo wumviyemo ntubishyire mu bikorwa, ntubashe kubyubahiriza, nawe uri mu bantu batigiye, nawe uri mu bantu bafite ubumenyi butagize icyo bubamariye. Gerageza, niba ikiganiro wumvise ukagira ibyo wandika ku ruhande, iga kubishyira mu bikorwa.
ikintu cyose wakwiga, ikintu cyose waba ufite, icyo wakora cyose, buri kategori, waba umushoferi, waba umumotari, waba umukozi wo mu rugo, ikintu cyose udahise ushyira mu bikorwa cyangwa udatangiye gukora, gihita kiba impfabusa, gihita kiba ubusa, nta kintu biba bimeze. Amasomo yose wakwigira kuri iyi cano udashyira mu bikorwa nta kintu byaba bikumariye. Ntabwo njya nirebaho, byaba bibabaje yuko unkurikirana ariko nta kintu na kimwe mu byo wumviye hano kuri Voice of Life, kuri Universe TV, ibyo wumviye muri iki kiganiro nta na kimwe ubashije gushyira mu bikorwa, ugasanga uracyari kubaho muri bwa buzima wahoze ubamo mbere y'uko wumva iki kiganiro Voice of Life. Nibutsa abantu gukanda subscribe, gusharinga ku nshuti zawe uzi ko bakeneye icyo kiganiro, bakeneye iterambere n'impinduka, basangiza iyi videwo, shyira igitekerezo cyawe. Uyu munota tugezeho ushobora kwandika igitekerezo cyawe ukabaza, nkazagiheraho ikibazo wambajije muri videwo y'ubutaha nkagusubiza. Twikomereze. So rero abantu bafata ubumenyi ubwo aribwo bwose ukabwangiza, jya utekereza mbere ku gihe, utekereze amafaranga, buriya nta kintu gihenze cyane nk'igihe. Amafaranga ushobora kuyabura wenda next time, isaha yose ushobora kubona amafaranga, simvuze ngo avuye he, ntabwo ushaka no kumenya source yayo, ariko ntabwo ushobora kubona igihe ushakiye. Abantu baza uko, abantu nyine bibaza uko batsinda ariko bakabura gutanga, bavuga ati nzatangira ejo, nzatangira ukwezi gutaha, nzatangira nimara kubona amafaranga, nzatangira nitegura neza, ariko uwo munsi nugera bro. Akenshi abantu dukunda kwibwira gutya mu ntekerezo zacu, nzatangira ejo, ariko nyuma y'ukwezi nshobora gutangira rwose nzaba meze fresh. Hari utuntu twaburaga gato, ariko inama nziza nakugira, gufata ibintu ukabyimura ukabishyira mu kindi gihe wakabikoze uyu munsi, menya ko ibyo bintu nyine ntabwo uba uzabikora, uwo mwanya waba upfuye ubusa. Uvuga ati nzatangira nimara kubona amafaranga, nzatangira gukora YouTube channel uko nabonye mikoro, nabonye kamera, nanjye ngomba kuza mu kibuga niteguye mfite ibikoresho byose. Watangira nyine telefone, watangira uri kodesha telefone ikabikora neza, ubushobozi bwawe uko buzagenda buzamuka, ukagenda wiprofita. Kuki utinya gutangirana n'ibyo ufite, ahora usubika ibintu wimura. Nzatangira niteguye neza, ariko so uko wahoze wimura ibintu kuko warabikoze. Intsinzi yubaha abakora, iyo abantu batsinda, intsinzi yubaha abakora. Ntabwo ijya yubaha abateganya gusa. Tangira uyu munsi, ohereza application, tangira business, saving money, saving amafaranga make, kora siporo, hamagara umuntu
hamagara uwo tangira paje yawe kuri platform zitandukanye, tangira YouTube, tangira wig, tangira wigisha ikintu, tangira ukwiye akantu gato. Wirinde kuba uhuze ariko ntacyo ukora, no kuba uhuze ariko hari icyo urimo urakora, hari n'iterambere ushaka guhindura. Intambwe nto iruta plan idakorwa. Hano barategura. So reka dufate umwanzuro sasa rero, kandi ari nawo tugiye gusorezaho ibintu bitanu twaganiriyeho muri iki kiganiro cyose. Dusubiremo ibintu bitanu bikubuza gutera imbere. Icya mbere twaganiriyeho, tekereza bito cyangwa bitekerezaho. Tekereza bito cyane. Icya kabiri, gutinya gufata risk. Icya gatatu, comfort zone. Icya kane, kwigereranya n'abandi. Icya gatanu, gushyira mu bikorwa. Ubu ikibazo mwibajije, ikibazo mwibariza, ni iki muri ibi bitanu kifuza gutera imbere? Andika muri comment, umenye icyifuzo n'igitekerezo, maze nzagikoreho video y'ubutaha gusubize, ko n'ibitekerezo byawe tukabisoma tukanabasubiza. Nukimenya saba gutangira kugikuraho. Ubuzima bwawe bushobora guhinduka atari uko habayeho itangazo, ahubwo kubera icyemezo kimwe, kubera akanyabugabo kamwe, kubera akanyabugabo wiremyemo, kubera action imwe, kubera igikorwa kimwe wakora. Urakoze cyane gukurikira iki kiganiro. So niba cyagufashije, ndagusaba kugisangiza inshuti zawe, undi muntu ushaka gutera imbere, famiye yawe ubona cyabagirira akamaro bagatera imbere. Harimo abantu bakunda impinduka, hari abantu iki kiganiro banga kucyumva, bagascrollinga bakakirenga kubera ukuri kurimo, ukuri bashaka kwitarutsa badashaka kumva. So niba iki kiganiro cyagufashije, wagikuyemo inama, ugiye guhindura ibyo bintu, usanze muri bintu bitanu twakoze harimo kimwe ukora, 2, 3 cyangwa inama twaganiriyeho hano zagufasha n'ibisubizo n'uko wabivamo ibi bintu. Niba wumvise ikiganiro ukagera ku musozo, ndagushimiye cyane. Njye mwabanye muri iki kiganiro The Voice of Life, akaba ari nanjye kigutegurira Coach Sunil. Reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Ubu tugeze ku musozo w'ikiganiro The Voice of Life. Twareberaga hamwe ibintu bitanu bishobora kukubuza gutera imbere nawe ubwawe utabizi. Ibi bintu rero nk'uko nabikubwiye mu gice cya mbere, twatoye muri episode ya 2, ndagira ngo utangire ubishyire mu bikorwa, ku buryo next video muri comment munyandikire ngo tugiye gutangira. Ndashaka buri muntu wese andike ngo now we are ready to start. Iyo comment. Mugire ibihe byiza, mureke duhure mu biganiro by'ubutaha. Murakoze.